Okay, kora subscribe ubundi twikomereze tubone amazina yacu igisobanuro cyayo kandi tumenye ibigize amazina yacu ibiyaranga na nyiraryo icyo aba ari cyo. Okay, uyu munsi rero ndigarukiye nta gutinda mu gukora subscribe gusa musaba ubundi tukikomereza. Uyu munsi dukomereje ku izina Gisela. Gisela ni izina rikomoka ku kidage cya kera rikaba ryaritwaga Gisir. Rikaba risobanura ngo isezerano, ingwate cyangwa agahebuzo. Gisela rero rikaba mu byimbitse. Ubundi bavuga ko Gisela mu bintu byimbitse, ubundi Gisela bakaba bavuga ko Jesir ari isezerano cyangwa ikimenyetso cyangwa isezerano. Ubundi Gisela bityo rikaba ari izina risobanura umuntu ugereranya ukwizerana. Gisela abagereranya ukwizerana kandi ubudahemuka, aba ari nabwo n'amasezerano ako kandi akaba azwi mu kugira amasezerano adahemuka. Gisela rero akaba arangwa ubundi abantu bitwa ba Gisela baba barangwa no kugira umuco no mu myitwarire, baba bazwi cyane kuko aba bantu bitwa ba Gisela baba bazwi cyane mu bintu by'imyemerere, imico, kandi bakaba bakunda kuba bari mu Burayi. Iri zina rikaba rizwi mu Burayi no mu Bwongereza kandi rikunzwe gufatwa n'izina ry'ubwiza, ubwitonzi, icyubahiro. Ubundi ba Gisela usanga ari beza, bagira ubwitonzi bamwe na bamwe, ariko hari ba Gisela b'udusazi papa baruturaye, ariko abenshi ba Gisela baba bitonda, bagira indangagaciro nziza, ubwitonzi, ubwiza kandi n'icyubahiro. Rizwi no ku bahinzi cyangwa abahinzi b'Imana, abahanuzi. Urugero, Baret ariwe Gisela azwi cyane, uwo ni umuhanuzi w'Imana cyangwa umuhanzi, wifate kimwe. Gisela mu buzima busanzwe arangwa n'ubwitonzi n'impuhwe, ubudahemuka cyangwa ukwizera cyangwa ukwizerwa, gukunda amahoro n'ubwiza. Iryo ni izina Gisela. Gisela rero niba witwa Gisela ndagusabye ntugenda koze subscribe, we kora subscribe tumenye ibintu byinshi, icyo amazina yacu asobanuye, icyo nicyo nabaziyeho. Kora subscribe ntugende utayikoze kuko video ziri imbere ni nziza kandi zirakureba. Tukikomereza tugahita tujya ku izina Angelique. Angelique ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, ubundi ryaturutse ku Gitaliyani cya kera aho ryitwaga Angelos. Angelos rikaba ryarasobanuraga marayika cyangwa intumwa y'Imana. Marayika rero abantu benshi muramuzi, niyo ntumwa y'Imana kuko Imana imutuma ahantu hose agiye, Imana yakagiye, marayika akaba ari we umugirayo. Iri ngiri ni izina rikomoka mu kigereki cya kera aho ryitwaga Angelos. Angelos byo bikaba bisobanura marayika cyangwa iki, intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana nayo rero ni ibisanzwe, intumwa y'Imana niyo ngiyo. Ubundi rero buriya ba Angelique baba barangwa, baba bafitutse kandi baba bashabutse. Hari n'ababaga ari udusazi mu kuntu, ariko ba Angelique nta mutima mubi baba bigirira, baba ari no stress. Iryo ni ryo zina Angelique. Angelique kandi ahantu hose riba rigaragara. Izina rikurikiyeho baryita Derek. Ubundi Derek ni izina ry'umuhungu, rikaba rizwi cyane cyangwa rikaba rikoreshwa rimwe na rimwe, ryandikwa Derek cyangwa Derek. Rikomoka mu kidage cya kera aricyo Theodore, risobanura ngo umutegetsi w'abantu cyangwa umuyobozi ukomeye. Ubusobanuro bwimbitse, Theo ni abantu, Rick bikaba ubutegetsi cyangwa imbaraga, bityo Derek rikaba risobanura umuntu ufite ubushobozi bwo kuyobora abandi no gufatanya ibyemezo bikomeye. Uyu ni Derek, ubushobozi bwe buba bushobora kuba ari burebure. Abantu bitwa ba Derek ubundi baba bakunzwe kurangwa na aba ari umuyobozi cyangwa n'umuntu ufite agaciro kuri sosiyete. Derek aba afite ubushake bukomeye. Derek aba agira icyizere no gufata inshingano. Niba ushaka kumenya iri zina ubusobanuro bwaryo bwimbitse n'umutagatifu waryo, umutagatifu wo nawe uriho, ariko kora subscribe urebe video ikurikira. Tugahita dukomeza ku izina Joshua. Joshua iri ni izina rikomoka mu Giheburayo aricyo Yehoshua cyangwa Yeshua. Rikaba risobanura Imana niyo mukunzi cyangwa Imana niyo mukiza cyangwa Uwiteka arakora. Ibisobanuro byimbitse, Yeho ni Imana, Shua bikaba gukiza cyangwa kurokora. Bityo Joshua isobanura agakiza k'uwera k'Imana yacu gaturuka ku Mana. Mu myemerere ya Bibiliya ubundi Joshua aba azwiho ubutwari, kuyobora. Yari ayoboye Abisiraheli mu gihugu cy'isezerano.
ukwizera Imana. Abantu bitwa ba Joshua bakunze kurangwa n'ubuyobozi n'ubutwari, ukwizera no gukunda ukuri, kwitanga no gufasha abandi. Iryo ni izina Joshua. Joshua kandi rikaba ari iryo ngiryo, kandi iri zina rikoreshwa ku bahungu. Iri ni izina ry'umuhungu. Ba Joshua nabo usanga bakunda abakobwa, kwenderanya utuntu nk'utwo ngutwo ba Joshua baba barangwa natwo. Icyo mwibutsa ni ugukora subscribe tukikomereza. Ubusobanuro bw'izina Solange. Solange ni izina ry'umukobwa rifite inkomoko mu Kilatini. Ubusobanuro bwaryo, Solange bisobanura uwubashywe cyangwa uw'agaciro cyangwa uwitonderwa mu mihango ikomeye, ufite icyubahiro. Inkomoko rikomoka ku jambo Solemnis risobanura ikintu gikomeye, cyubashywe, ikintu cyubashywe cyangwa gikorwa mu buryo bw'icyubahiro. Ibiranga izina Solange. Solange rikunda gukoreshwa cyane mu Gifaransa, rifite isano n'ubwitonzi, icyubahiro n'agaciro. Mu Kinyarwanda twarivuga nka ufite icyubahiro n'agaciro. Solange kandi aba ari umuntu ukorera ubushake adasigana, kandi Solange aba ari umukobwa w'imfura pe, abazi gufasha bagenzi be kandi akora ibintu byemewe n'Imana. Musari icyo wambeshya amazina ndayagusobanuriye. Igisigaye ubundi buriya ni wowe ugiye kunkorera subscribe tukihoranira, ukajya ubona ibiganiro bya Nyirankoze. Kora subscribe, ujya ahantu handitse all ukazogera, uhita ukandaho, ninya nsohora ubusobanuro bw'amazina uzajya uhita ubibona zani tarani. Ubundi wowe nta kindi usabwa ni ukunkorera subscribe ukanyandikira izina ryawe ngari gusobanurira. Ciao ciao. Ubundi video igeze ku musozo. Ciao ciao. Kandi mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ciao ciao, bye bye.